Ndabaramukije jyewe mama Kibaya mukunda nanjye mbakunda, ndabaramukije ubuntu bw'amahoro biva ku Mana Data wa twese bibane namwe. Bantu banjye nshuti zanjye, nongeye kubibutsa ko iyi ari cano yitwa mama Kibaya. Mugerageze mudushayiringe, muduhe subscribe, mutwandikire comment. Ndabasabye kandi mbasabye mbinginga kugira ngo mutubabarire. Ubu rero uyu mwanya hano hari umutumirwa, uyu mwana w'umuhungu witwa Sano ajya ashimisha. Muri make nabonye hari umuntu w'Imana bikaze, niba ari pasiteri, niba ari mwarimu, ni ukuri nayobewe ibyo ari byo. Ubu ari hano imbere yanjye, ngiye kumubaza, mfite amatsiko yo kugira ngo menye uyu mwana. Sano, ndashaka ko udusobanurira n'abakumva cyangwa bakureba bakamenya imva n'imvano yawe. Ese Sano, uri uwo muri uyu mujyi wa Kigali? Niyo kavukire yawe? Mbere na mbere reka mbanze usoza abantu bakurikiye iyi cano mama Kibaya. Ndabashuhuje, meze neza, nizere ko namwe meze neza. Twirukase ku kibazo warumbajije, ngende umuvantara, ntabwo nyine ndi umuntu nturuka Kigali. Nanjye naje ushakisha nk'abandi bose. Iwacu ni mu karere ka Huye, mu murenge wa Kinazi. Yego, niyo navuga ngo nicyo gicumbi cyanjye, niho nuruka. Yego, ndi umunyabutare, mbese muri abandi bavuga ngo tugira ubwenge. Muri ya mashuri yangahe bavukana? Ubu ngo yabaye 6 Sano, kera yari 3. Yego. Noneho uko imyaka igenda tugenda tugira imyaka yongerwaho. None abanyabutare turenze. Sano, jyewe iyo nkubonye ngira amatsiko. Ndashaka kugira ngo nkubaze, kugira ngo winjire muri uyu mujyi wa Kigali. Ese nigeze kumva icyo kiganiro gitanga ukuntu winjiye mu mujyi wa Kigali. Narabyumvise ukuntu waje mu mujyi wa Kigali, rwose umeze nka wa wundi uvuga ngo naje ku ipine. Ukuntu waje, none se Sano, ko waje utorotse ishuri ukagera muri uyu mujyi wa Kigali, nkaba mbona usa naho uri pasiteri, byaje kugenda bite? Ntabwo bivuze nabi, ntabwo naje ntorotse ishuri, ahubwo yego kuzaho yabyibutse, kuzaho naje nyine nshikiriza ayo mashuri nashoje. Kuko nyuma ngera ni Kigali byaje nsubiraho njya ku ishuri. Biza kujyaho nyine biranga kubw'ubushobozi, ariko ngewe nyine naje i Kigali. Bundi bwa mbere naje Kigali nk'uko nabivuze, nta muntu unzanye Kigali, nizanye gutyo. Bwa mbere nza n'amaguru, biza kuba ngombwa ko nca mu Bugesera. Yego, biza kuba ngombwa ko nca mu Bugesera, bitwana na papa nyine bitewe n'ibyo tutumvikanaho by'ishuri, yanze kundihirira. Ngewe nyine naje i Kigali ntangira akazi ko mu rugo. Naragatangiye ndagakora, noneho nza kujyaho ndataha nsubira ku ishuri 2018. Noneho nza kugira ikibazo, mushiki wanjye ararwara, araremba, agera kure cyane. Ariko agera kure cyane ku buryo namaze umwaka wose najya ku ishuri n'ubundi arwaye. Ari byo mwirirwaho, abandi bajya kumujyana kwa muganga, bari baramuroze nyine. Buriya baravuga ngo nta muryango utagira abanzi, niko mvuga. Ku bwite bwanjye niko mvuga. Umuryango umugirira nabi, baramuroga, abaho ngaho arwaye arembye. Bituma nyine mva mu ishuri. Mvuye mu ishuri nza aza gukira, aza gushaka muri Kigali. Aje gushaka muri Kigali, nagarutse Kigali nje kumusura. Niyo ntandaro noneho yanjye yo kuguma Kigali. Yego, uwo murwayi mushiki wawe yaje gukira. Yego, agera naho ashaka umugabo. Ugaruka muri uyu mujyi uje kumusura mu rugo iwe. Nza njya kumusura mu rugo iwe, ariko nyine nari umuntu n'ubundi ngewe ubundi kuva kera njye namye nkunda gusenga. Usibye iyi si tubamo yanduye, nagendaga mpura n'imitego igiye itandukanye. Ariko njye n'undi nakiri umwana nakundaga gusenga, kuko ari ndabyibuka n'igihe mama njye yigeze kumbura, nakurikiye abantu bagiye kubatizwa. Ntumbwire ko nawe waje ubatijwe. Oya, ntabwo nabatijwe, ahubwo narabakurikiye kuko ndabyibuka icyo gihe hari na kera rwose nyine mutoya. Ibaze ko papa wanjye icyo gihe yari akibana na mama, kandi ni kera pe. Ahubwo narabakurikiye bagiye kubatiza.
mama papa yaje kunshaka arankubita uwo munsi ntabwo nzabibagirwa bamize yakureka bakakwibatiriza byahese ko hari ukureka ukuntu nyine nabonaga ukuntu babatiza nkumva ni ibintu byiza nkumva nanjye wama gukura nkahita mbatizwa kuko kanya ntabwo byari bihita bikunda ubundi ikintu ngiye nakuze bwa mbere nakuze bundi nkunda ubukwe n'ubu ngubu ni ukuri ko Imana ashobora kubona ubukwe bikankura mu byanjye nkajya kureba ubukwe butari ubwanjye cyane nateguye nkunda ubukwe ahubwo mbasenga Imana abantu uzamfashe pe ukora ubukwe unzafashe no kuri Imana nkuru uba wumva kuko nkunda ubukwe kurusha ibindi bintu byose buriya mbonye umugeni yambaye agatemba mbona ari ibintu bishimishije ari ibintu byiza nkunda ubukwe nyine ku rwego mba numva ko nazigera nshaka njye nakoze ubukwe sinzi impamvu sanoga nkubaze uba wumva nk'umugore w'inzozi zawe yaba ari umugore umeze gute nta n'uwamenya wenda basanga uramuzindiye ahangaha tubwire nawe umugore umeze gute buriya umuntu umugiye bundi cyane cyambere umugore nshaka kuko ariko nanone ndavuze ngo ndamushaka si ntabwo ndakora okay uko biteganya mu bihe biri imbere bomva umugore w'inzozi genda ningeze igihe cyo gukura narakuze umugore mba numva nashaka niwe uzamenya uwo ushaka oya n'ubu yenda namwimajina nkamubona kuko bundi ikintu cyaye cyambere nkunda abakobwa b'inzobe ikindi nkazashaka umugore usenga tukajya tujyana gusenga kuko ntabwo ngiye nazajya kujya njya gusenga jyenyine akigira mu kabari ngo numve ndabikunze nyine byanjena cyane nakumva ko turi abantu babiri batandukanye Imana izafasha ishaka umugore usenga ukunda Imana ikindi wiyoroshe ufite umutima ukunda abantu bya bindi se bavuga ngo ateye nk'igisabo ngo abafite ngo mu nda zeru oya ubwo igihe bazaba ari inzobe ubyo nzaba namoko yaba byibushye yaba nanutse kuko bari ntabwo biri kuri sana ibyo ntabwo ngiye bindiho ibyo kureba ngo amataye ngiki ngo sayizi umutima wanjye n'umurebe ukamwishimira pfa kuba ari inzobe nzamukura muri make nawe inzobe cyakoze ari igikara nashaka umufete none se sana ubwo nyine mbanekereza reba nyine ukuntu nduruka nashamaje muri make mbanekereza nashatse n'undi mugore udashamaje byaba bigoranye ariko hari igihe yaba afite umutima mwiza ariko ari igikara ntabwo amufata bibaho ariko nyine nakubwiye mu byiyumviro byanjye uko nshaka nifuza njye ntabwo ngendera ku by'abantu nyine nsubiza aka kabazo ari igikara afite umutima mwiza ntiwanamufata wenda ukamugurira kuri twa tuvuta tumeze ukuntu naba ngiye kumurema bwa kabiri kandi Imana uko yamuremye biba bihagije Imana izamuguhe wasanga n'aka kanya uramutsindira hano ntawamenya umuntu uzi yuko abonye yerekwa kuri sana ritambutse hayarata se ndakura ndacyari muto ndacyari rwamo njye kurera abandi ndacyafite amatsiko waje muri uyu mujyi wa Kigali uje gusura mushiki wawe ese wagumye kwa mushiki wawe cyangwa se waragiye ushaka kuvuga ngo yewe kubera ukuntu nakuze n'ubu ngubu ndabikunda by the way ikintu buri cyane kibona icyambere nkunda mu buzima bwanjye nshora wegamiye nkunda kuririmba no gusirimba buriya niyo mejeje iminsi 2 ntarabyina mba numva afite ikibazo mu mubiri sinzi impamvu ubwo rero bitewe nagiye kumusura i Kigali bitewe ko atari abantu bari bakijijwe kenshi niberaga mu masengesho nkaho nabaga mpari nigiraga ahantu kuko twabaga Kimironko bitaga muri Revelation Church niho najyaga gusengera ni naho ngiraga amasezerano yose ibintu Imana igenda inyereka niho byinshi nabikuye byarasohoye ibi bego bimwe bigenda bisohora ibyo bagiye banyereka n'ibyo bwa mbere nabanje kubifata uko bitari mvuga ati nabasikama ariko byaje nanjye baze ko nabyize 2024 biri kuba ndavuga ati Imana wanyereka wa muntu wamanuriye bya bintu n'ukuri ko Imana namugurira ka bitewe n'iko nyine nagiye mbibona kenshi nabaga ndi mu masengesho ndi gusenga twaje kubana noneho biza kurangira ngewe batandukanye nigarukira mu cyaro uretse ko nyine banatandukanye kwanza mushiki wawe n'umugabo yego ngiye nisubirira mu cyaro ahubwo naje kugaruka n'uri Kigali nigarukiye mu kazi bisanzwe ari nabwo nagiye ngomeza gukora kugeza amaginga aya ngaya abantu bari kumbona nuko nyine ubuzima bwagiye bugenda ngenda nkora Imana igenda izamura gake nubwo bitaba ari neza cyane kuko umuntu abyifuza ariko ngiye ndashima Imana aho ndi nuko mbayeho buriya hari abantu bababaye kurusha ngewe uko ngaragara uko nguko niyo mpamvu njya nivuga ngo sinzahangayikishwa n'akababaro kanjye mfite amaguru n'amaboko nzi gukora kandi hari umuntu wiri gukuruza ikibuno ateze Nyabugogo ngo bamushyiriremo ijana
nzajya mbanza mbere yo kwisengera nisabira umugisha mbanze isengere wa wundi kuko abababaje kurusha njyewe mfite aho kuryama ndambara utwo twenda n'ubwo tuba tutari twishe ariko ndadufite mfite location waza ukambwira ariko ubu kakanya hari umuntu udafite ahari kurara ari kurara mu iteme niyo mpamvu rero iyo ngenera isengesho byerekeza cyane cyane ku bantu bari hanze bababaye nanjye nkikurikizaho nyuma ariko nahereye kuri ba bantu ubwo rero nyine byaje kurangira njya mu cyaro ndongera ndagakoreza ibintu by'i Kigali biba ari zigizage ari uno munsi byanga ejo gataha ukongera ukagaruka ariko bura nta nubwo ngiye nigeze nkunda kuba mu cyaro cyane akazi ko mu rwaro karetse nari nkaretse ubundi mu cyaro banzi gakeya nakunze n'ubundi gusanga mu cyaro nagiye kuhava mu kwezi ndagarutse nukubonye mu mujyi mba mbona niho hantu mba cyane kurusha mu cyaro kuko iyo nari Kigali yagiye mba ndi Rusizi nari Rusizi nari ndagiye za Karongi nari Karongi nagiye Nyagatare ngayo ngo hari ikintu nshaka kukubaza mu kazi ko mu rugo nakaye kantu kakugoraga ukumva nyine kaguteye umushinya ariko kayivuga ati nakunda ariko nyine kamfe gushinyiriza nakaye uzi njye buri kintu cya mbere cyambabazaga mu kazi ko mu rugo no kuba nakoze naza nugaragaze ko nakoze ugashaka kunyereka ko niriwe ntacyo namaze nicyo kintu cyarambabaza kandi navunitse burateye ubwira abakozi mu rugo bahura n'ingorane nyinshi uzi kwirirwa gukora ariko umuntu yabona agakose nyine gatoya katanaremereye cyane ibintu byose wakoze akabihindura zero uba wumva ubabaye bitewe n'ukuntu ukora avuga ati umuntu asanga ibintu bimeze neza yishime nyine ariko ugashakisha uburyo ukora vuba ibintu byose ukabikora ikaba ngombwa ko hari akantu kagucika kuko buriya ntabwo umuntu akora ibintu byose biba 100%. Hari akantu byanga bikunze kagusoba ugasanga nyine abonye akantu gatoya gusa akata kubwira ngo mu kiba kiriwe kimara iki ngo wanjijeho wangegira we ngo wamkiwe agagutwa ibitutsi byinshi ukibaza ukata nyine ukata wicara wibaza subo nk'ubu musezere wakibuka ko nta hantu ufite ho kujya wakibuka ko kanya uvuze ngo umusezere nta n'igiceri cy'icyo mufite kuri telefone bigatuma ugira ute ucisha make urimiriza aho ukemera ukavuga ati mama mbabarira mumbabarire ibisi bizongera ukemera akakubyoroga intoki akagucira ariko nyine ngo iyo uzi icyo ushaka wihanganira ibikubabaza iyo ushaka nyine kuramuka ukabaho iminsi 2 wihanganira abo bana nawe abanyarwanda bajya baca umugani ngo uwitonze akamishashi yego ubwo rero ni ukuvuga ngo abakozi bo mu rugo baba bafite ingorane nyinshi ndende bagenda bahura nazo bitewe usibye ko atari bose hari n'ababyitera kuko ugiye kuvuga navuga mbogamiye ku ruhande rw'abakozi ariko hari rw'abakozi cyangwa nako rw'abamabuje ariko hari n'abakozi badashobotse yego hari n'abakozi badashobotse bumva buramuhemba babarira gato ako kantu nubwo ngo uciye mu ijambo uraza kugasubiraho hari akantu ntekereza ese abakozi bo mu rugo basigaye bafite kampani yo kwambura abantu akaba aravuka icyangugu wamushaka ngo aza gukorera atohereza itike bikarangiriraho undi akaba aravuka mu Mutarati ndashaka akazi wakamurangira atohereza itike bikarangira mbese wo mu majyepfo mu majyaruguru reka ntiwareka iyo kampani niyo bashinze ko bose ntabwo ari kampani ahubwo ni umuntu ku giti cye ni ubuhemu kandi biri ahantu hose ni ukuvuga ngo umuntu rero umukozi mu bantu bakwiye gushaka niwo mukozi nyine wizeye cyangwa se niwo mukozi warangiwe n'umuntu wizeye neza ko umuntu agushakiye ataguhemukira kuko nyine bireze ahubwo kubera ko na system kwanza byarakunze buriya umuntu ashaka akazi ntabwo biba ngombwa kumwoherereza itike ushobora kumubwira ati jya ku modoka ngenda yohereza ku modoka iyo ari umuntu ushaka akazi araza ese ubundi buriya ariko wa mugani iyo ari umuntu ushaka kukwiba niba umubwiye ati ngugenda aho bategera ngewe ndakwishyurira umamagare ndakwishyurira iyo uzi ko ushaka akazi uragenda
ariko ne wa mugari uzi ko ushaka kuri buyarya watanya ngo ku modoka atajya guha impamvu nta guha impamvu nawe jubire kasi ikintu cyumvikana. Abakozi bo mu rugo bakoze inama, abakozi bo mu rugo baricaye bashinga kampani muri iyi minsi. Ntiwanamenya wasanga ari kampani. Abakozi bo mu rugo bafite ibibazo birenze, bafite ubujura bukomeye. Ariko ngiye gutega buriya n'abantu mu bantu bose nigeze nkorera umuntu umwe niwe wananiye. Yagukoreye iki? N'ubwo abantu bose ngiye nakoreye nuko turavugana, bamwe bambara wazagarutse n'umugara ati oya pe nukuri. Gusa ntitwagira inama abantu bakoresha abakozi bakaba maso. Washaka umukozi yakubwira ngo hereza itike ukamwihorera, uwo muntu uba ushaka akazi nawe ajya ashaka itike aza avuga ati ngiye ku kazi. Ni oya uvuze ngo ashaka itike ntabwo mwazajya mubona kuko mwazajya muheraho ntabwo bose ko ari abajura. Oya ntabwo bose ari abajura, mwese mwakikorera. None se niba umwana amaze imyaka 5 mu cyaro yenda tuvuge cyangwa 2 aba mu rugo se, aba mu rugo, muri urwo rugo nta kazi agira akorera ababyeyi, azajya kubwira umubyeyi nawe uri kwira gushaka dodo apfundikanya ngo bararire ayo mafaranga yaguhemo itike asiga abana baburaye. Ahubwo ikintu ngende kuvuga nafata imyenda niba koko umushaka ari umukozi umushaka, nawe uwo muntu niba ashaka akazi nafata imyenda, afate telefone niba atanayifite umuhe nimero ze ku gapapuro, atange nimero ze ku gapapuro, agende kuri agence. Ngira ngo niba ari mabuja nawe ushaka umukozi ntabwo azatanga nimero ze kuri agence runaka ngo bange ku muntu kuzikopa zanga bamuzanira umukozi. None bamuhamagare abantu ukoze icyo ikintu cyoroshye. Ariko ubundi nta n'umuntu byabazojya kurya. Reka nkubwire, niba yakurya ni uzabwiye. Hanze hari n'abantu nabo wenda wajya ngo babaratese. Yego dakukurya amafaranga rimwe kabiri birashoboka, ariko ni gute bakurya kugeza ku nshuro 5? Wowe ntabwo ubuzi gushishoza, namwe mujye mushyira mu nyurabwenge, nimubona bikwiye muyamuhereze. Ahubwo niba bidakwiye mu byihorere. Ariko papa kuko buri abantu barakenera, nari uwo mukozi uramukeneye, nawe uwo mukozi nawe aragukeneye. Naringize amahirwe yo kuganira n'umwana wawe uko wakora akazi ko mu rugo kugira ngo rwose ambabarira mbwire niba bafite kampani. Nje gusanga nta kampani bafite, ahubwo ari ubuhemu bw'abantu. Noneho mugenzi wawe uzi n'izi ahubwo hari kampani zitanga abakozi bo mu rugo, ahubwo izo kampani ziba ahubwo ngira ngo nizo zizeye. Niho wajya niba ushaka yenda umukozi wa nyawo wizeye, wa wundi uzagira ikibazo ukajya kuri ya kampani, wa wundi utazagutera stress jya kuri kampani ziriho. Niba utanazizi kampani ziriho zitanga abakozi, kandi iyo umukozi akugiriye nabi yaratanzwe n'iyo kampani n'ibibazwa ibintu byose umukozi yatwaye kampani kabyishyura. Ndikumva rero kuba wafata nk'ibihumbi 10 ugahereza kampani bakaguha umukozi wizewe, ntabwo ari ibintu birenze. Bakaguha umukozi muzima biruta kubiha umuntu utari buhazi. Yego biruta kuko wiho wa muntu wamuga n'uturika icyango gatari buze kugukora. Muri make gahunda n'isirimuka mukoresha, usirimukana na kampani itanga abakozi bo mu rugo beza kandi bizewe. Ndabamamarije. Ariko hari akana atatubwiye. Twamubajije ingorane yagiriye mu kazi, ariko ntiyatubwira ibyiza yahuriyemo nabyo. Ni iki cyiza wahuriyemo n'ako kazi kugira ngo dusoze. Ikintu cyiza naboneye mu kazi ko mu rugo, ikintu cyiza cy'ayenda mu kazi ko mu rugo, suko navuga yenda ni ntabwo wabuze nk'inka wenda cyangwa amatungo mugenda urunde hariya. Oya amafaranga y'abayo bayaguha bayaciriye, barayaguhaye barayavuma. Sinzi impamvu ntabwo amafaranga yo mu kazi ko mu rugo ajya atera imbere pe, nicyo ni ikintu wakanyije. Hari umuntu nabonye ari kuvuga tega mubwire n'uwo yateje imbere tuvuga ngo yenda yaguze itungo, cyane ukuri ko Imana birangira ripfuye. Sinzi impamvu ubwo ngubwo tuvuga ko nta cyiza wigeze ubonera mu kazi. Oya kirimo, kandi nicyo nagiye kuvuga nuko impamvu yarambajije ngo nk'inka yenda amafaranga kuri abayabara baca ngo wajya abajyana n'umuvumo. Sinzi impamvu ntazagire icyamumarira. None sitega mubwire nuko igihe cyose nagakore nta kintu kigaragara bigeze nkuramo. Cyakoze wenda no kuguramo twenda twako kanya amayinite agatelefone no kurya ngo gusa, ariko nabwo cyakoze akazi ko mu rugo kagira mu rugo kagira kakizumu ukora. Rega utuzi two mu rugo turatandukanye, buri utuzi two mu rugo turi mu byiciro. Utuzi two mu rugo ngiye kintu mbona turi mu byiciro nka 5. Hari ahantu ukora ari ahantu ujya kugoma hepfiriye, aho ngaho biba bigoye rwose kuzanatera imbere. Hari ahandi ukora ari bafite rubine mu rugo, ariko kuba bayifite nabo ubwabo ari nabo rebe. Tukiraho ikintu nshaka kuvuga, none n'ahandi ukora
ari nandi ukora ukabona uri gusa nk'ukora nko muri resitora cyangwa ahantu muri aparitema runaka kandi ari akazi ko mu rugo. Mbivugiye iki? Usanga ari babakire kenshi baba bari hanze ariko barasize iki umukozi mu rugo kandi ugasanga baraguhemba amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 100. Ntabwo wambwira ngo hejuru y'ibihumbi 100 ayo mafaranga nta kintu azakumara kuko afite mushiki wanjye nawe wagakoze kandi byagize icyo bimumarira. Ashaka amajyambere akuye mu kazi ko mu rugo. Icyo gihe hembwaga 150 mu kazi ko mu rugo. Ni ukuvuga ngo byose biterwa n'aho ukora. Nibyo nari nishatse kuvuga ngo wenda ntituze gutsikamira abantu bamwe wenda ngo tuvuge ngo byose biterwa n'aho ukora nuko kandi ujera ibyo wakoresha. Noneho kuri icyo ngicyo mwari mumbajije ndanabyibagiwe. Mwari mumbajije ngo nyine ikiza waba warahuriye na bavuze ko kucyawe gihe ikintu kiza naba narahuyemo nacyo ugize umumabuja mwiza nubwo ntacyo wakuramo. Nabonye iyo uhuye n'umumabuja mwiza aragufasha. Ikindi kintu cya kabiri wungukiramo diasi y'abantu benshi. Aho ugenda uhaha aho umumabuja ugenda ukorera iyo ari abantu beza usanga bakugirira akamaro. Nanjye nk'ubu ngubu baramabuja bavuga ati n'ukuri ko Imana dutegereje kuko ruko tukagutwerera kikakorera uri kumva. Hari akantu nk'ubu hari umumabuja nakiriye nk'aho ari mama wanjye. Ikintu cyose ngize niwe mamagara. Nyine ni nka mama wanjye wa kabiri. Nyine amafaranga ntabwo ati mabuja kandi nta yandi maferi. Nuko nyine twabanye neza nta kibazo ngirana nawe. Iyo wabaye mwiza n'uwo ukorera bamwiza. Mu gihe tuvuga ko hari abamabuja beza ndashaka kunamira ka message n'abamabuja babi wenda bakoresha umukozi bakamwambura kwezi kumwe abiri ngo ntacyo wakoze ntibagize ute. No kuvuga ngo uwo nawe hari abantu bakira navuga ngo abana bitoye mu nzira kuko umumabuja uzi ukuntu ku isi bibabaza n'uguzi ukuntu guhera hasi gushaka amafaranga bifuna. Ntabwo ajya afata umukozi nabi. Yenda ikintu cya mbere akubuza ni ukwangiza ariko umuntu wahereye hasi akihiringa agakora bikaza afite amafaranga ntago ajya afata umukozi nabi. Abo bantu rero bafite n'ababakozi ni kamere y'umuntu ni ingeso y'umuntu kumva ko yahoza umuntu kwitoteza. Kenshi uzanabicunga iyo umumabuja afata umukozi nabi n'umugabo w'ubwabo ntabwo babanye neza. Ngiye ikibazo rero bigeze ku by'abakozi numva ndacanganyukiwe. Ntitwirengagize ko hari n'umukozi nawe ufata neza akanga akakubera ikigusha ukabona ntashaka kuba umwana nyine mbega ari umuntu ukamugira umwana urabyumva. Ngewe rero nabyo nanavuga umukozi ukamugira umwana akakubera ibamba. Tega mubwire ngewe urasinzi kwinginga sinzi impamvu iyo ibintu binjabutse ndabyihorera kandi ndi umuntu ushobora kubana ariko ngewe nicyo kintu narangiye umuntu umukozi ariko ngewe ikintu ndabwira umuntu abakoresha niba umukozi akunaniye ko nta kotara mufitanye katari umwana wawe ni wamuretse agakora ibyo ashaka ukamusezerera akitahira si ibintu by'ubwoko. Ngewe niyo ngingo mbabona abamabuja bakwiye kuko nanone kumuhatiriza uharira nawe bigeraho bikaba bibi. Reka rero turagushimiye kubw'ikiganiro cyiza uduhaye cyo gukangurira abamabuja koroha bakorohera abakozi kandi nanone ugakangurira abakozi kwitwara neza no kwitwararika. Oya bitware neza umuntu guhemba nitwaye neza ngo namukira ubyina nabi nubwo yaba uri mu makosa. Burya iyo ni inama duhaye abakozi bagira umutima wa kirimuntu bareka ubunyamaswa w'ubujura sibyo n'abakoresha nabo n'abakoresha borohe. Rero turagushimiye kuba witabiriye ikiganiro cyacu cyo kuri channel ya Mama Kibaya. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ikomeze kurebe neza kandi kugirire neza. Nakagaruka urakoze. See you. Goodbye.